Yesu ashimwe nanone Kristi. Bari bararyiza cyane. Tunejejwe no kukongera kukwakira muri studio ku Migabane 2 TV kandi muri cya kiganiro cyacu Indorerwamo y'Umuryango. Nanjye ndanezerwa. Abantu batubwiye ko banezerewe kandi bagukunda. Kuri Imana baho umugisha. Kandi Pastor Innocent afite message zawe z'abantu bamubwiye ko agukunda nabwo azaziguha mu gihe cyashyizweho. Ntucike intege rero, ndabona ufite ukuntu naniwe ku maso, reka nkubwire ngo uyongeremo imbaraga. Yego no kuri Uwiteka nabifashamo. Ubushize twari twavuganye ugeze ku buhamya bw'ukuntu winjiye mu kazi ugiye gukorera muri biro. Se turaheraho? Nta kibazo. Ari hose twahakomereza kuko ibintu biyo biri mu muntu ntago mpamya neza ntashidikanya ko ibintu ni ibikurimo, ntabwo ari ibyo udodesha, ntabwo ari ibyo uhaha handi hantu. Ntekereza narabibonye ko bikuzuye. Uno munsi uduhe ku bindi bice bindi wasigaye wumva birenterese byihutirwa kandi byafasha nabumvise igice cya mbere. Yego no kuri. Nibyo nanjye nshaka. Yego. Nicyo cyatumye njya kuri cano. Yego. Haraho nshaka ko uri ibyo byose ngo umuntu anyagiranwa n'abandi akavuga ngo niwe wenyine watose. Ngo watose cyane. Birashoboka ko hari n'abandi bacinzira nk'izanjye. Iyi saha nta humure barabona. Yego. Hari n'abakomeretse mu bundi buryo. Iyi saha ntibaramenya ko hari ukuntu data harahakura akagira n'ahashyira. Niyo mpamvu rero navuze ko nzavugira kuri cano ibyo nabonye byose kuko ntabwo nanyagiwe jyenyine. Yego. Abantu babashe kwakira ubutabazi bw'Imana. Yego. Banyemere rero abaduteza amatwi, reka tuzamura isengesho tuvuga kugira neza kw'Imana. Tutangize ubuhamya bwacu isengesho kugira ngo data wo mu ijuru abashe kumvisha neza ababwumva kandi babunezererwe. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kuko ugira neza, twongeye kukunezerwa muri uyu munsi wemeye ko tugaruka kuri icano. Uwiteka Mana nyiri cyubahiro, turakunezerewe cyane. Turagushimye kuko wemeye kudutoranya kugira ngo tuze duvuge kugira neza kwawe. Ubuhamya bwawe bumanukira ahangaha kandi bugira abo bwubaka. Uduteka Mana nyiri bihe, nsengeye yicano, ukomeze kwihumugisha, ukomeze kuyikomeza kugira ngo ivuge ibyubaka kandi ivuge data mwiza ibyubaka imitima y'abasenyutse. Mwami wanjye nanjye urimo gusenga, ndagushimye kuko unyemerera kuza kuvuga iri jambo nyakubahwa. Nyemerera unyuzuzemo ibyanjye bindimo, ntagire ibiza bitari ibyanjye byabasha kumvangira. Ukomeze kubana nanjye kandi ukomeze kubana n'abanteze amatwi bose kandi ukomeze kugirirwa umugisha no kwihangana. Sengeye nawe umunyamakuru turi kumwe, Imana ikugirire neza. Ndagushimye Mwami, urakoze kuko bitwemere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Nkunda gusenga gutangiza ibintu byose isengesho kuko buri gihe cyose Satani ntatuba kure. Yego. Satani arwanya ivugabutumwa kandi icyo yumva gifasha mugenzi wawe we n'ikimunezeza. Ntago ahashaka ko kafashwa. Aba yumva we yahageraga ahantu cyangwa akagira ibi byamusitaza. Aho rero data wo mu ijuru ajya abasha kutugirira neza iyo twamaze guhamagara uburinzi bw'amaraso ya Yesu Kristo. Twagarukiye aho nakuraga ko nari maze kugera mu biro, narabaye umukobwa wo mu biro cyane, narabaye umukobwa ugenda mu modoka nubwo nari nyisitariyemo, narabaye reka ariko nkagira akantu keza cyane nakuye hari akinyigisho nziza yo kubana n'abantu bose amahoro. Narebye ko hari uri hepfo, hari uri hejuru, hari uri gutya, nsanga abantu bose ubundi mu by'ukuri hatawayeho kugira ngo umuntu yitware uko ashaka. Burya umuntu wese ni umuntu kuko aho nagusiga hari ejo nshobora gusanga wageze hano cyangwa se ngasanga watumbagiye uri hari hejuru kandi nakoreraga munsi y'iriya ntebe. Ibyo ni ukuri. Aho rero niho zo n'inyigisho nabonye cyane zikomeye muri urwo rugendo nagize ko kuba muri ibyo biro. Nshima Imana ko yahamfatiye, Imana ikongera ikanshyiramo kugirirwa neza, nayo nkibuka kugira neza kw'Imana umutima wanjye ntuve ku Mana. Narakoze koko
nkorera marume nkorera marume wo mu muryango ntikanga ngo databuja cyangwa se ndayikorerwa ibi nk'ibyo nangiye gukorerwa Samaritani nkora numva mfite umutuzo kuko nuwankomeretsa mfite aho namuregera kandi nkora nzi ko no kujya iwacu bitazankomerera aho nshakiye hose guhaguruka ngenda ndinzwe aho nagize umutima utuje ndanezerwa utuvuta nisize ntubasha kumfata akenda nambaye karankwira huya numva naranyuzwe yego ariko nenda kukubwira ngo nyamuneka yewe muntu umaze kugeraho wumva byaryoshye aho wumva nta kibazo ibyo utegereje noneho bibonye n'inzira kunyuramo kugira ngo bisohoke umenye ngo Satani niho yamariye gushariza umuriro yego wamaze kumurenga no gutoza izindi ngabo kugira ngo hazi ziremereye ziruta ziriya imbaraga twabaye aho mba mu biro rwose mba umwana mwiza utese uri kumwe na mwene wabo ariko mbanira neza abo turi kumwe barankunda turakundana turakorana biba byiza ndetse n'akabazo kavutse nkakamenya niba haragomba gukemuka aho batagira nkabagererayo akazi karakomeje karendereye ariko Satani ntago yanezerewe yavuze ati naho urahageze koko uranshitse ugeze aho wumva ibibazo byose babikemuye birashoboka se buriya ntago nashaka inzira yo gucamo nkaza nkagusanga aho hantu nanjye nkagira icyo nakora buriya ra ubwo gihe naje kugira aho ngaho ndatuza numva ko mfite kirengera kuko ubwo natangiye gusa nk'ushaka no kongera kurambagizwa urumva nayo maze ko ngumi hamye yego marumate senshaka giye mfite nzagushingira abantu bazima ikezura umukobwa mwiza utuje udasaragurika ntungora ukwiye kujya mu rugo rguhaye amahoro ubwo rero abo bantu numva utari kirara abo bantu numva bagusimbukaho ngo baragushaka ngewe abantu nzahangana nabo ubwo niyo mpamvu usanga bavuga umukobwa wa kanaka uvuge duke nuko ugasanga mbese n'urwenya bantereraho ariko nuko byaje kugenda gutyo twari dufite biro muri Majerwa mabura hari amabiro menshi hari abadekarara haba hari amabiro y'abadekarara nabo b'anthropreneur bari bafitemo amabiro bishyura Majerwa ubwo rero aho twari hagati y'amazu y'abadekarara hipfu no haruguru hari Majerwa urahazi ndahazi Rwandex hari rero abadekarara benshi bakunda kuba abana b'abakobwa abamasuifu harimo n'abasugi hari abakobwa cyane benshi kurusha abasore ubu none usigaye mbona abakobwa abasore barimo bakora amasuifu bazomuka bajya duwani bajya muri parking ku makamyo y'ibyo bashaka by'imizigo byabo gihe ntacyo nakoraga nabaga niciye mu ruhago rwanje ku mashansiye gusa ibyo mizigo ntibyandebaga ariko nkagira inshuti z'abakobwa kandi nanjye bakankunda bakanyiyumvamo yego baje kwicara barangicaza bati rero ikeza burya nubwo ubona tugukunda ariko burya tugira agashyira hamwe nk'abakobwa nigosha muri abana beza kuki mutambwiye kera bati bro turayishaka kukubwira niba nyokorome yakwemerera tugushyire mu gatsinda kacu ndavuga nti ni byiza nshosha urumva marume yakwanga ikinteza imbere ndikeze niba abantu mujya wenda bigatinda mukamwaharara mukahirwa batereka tubikorera hano umwabwira mugenzi ati ubwo se uramushyiramo urumva ubyizeye undi ati rwose ndabyizeye keza n'umwana mwiza nta kibazo cye ni nanjye nemeye kuza ibyo muzambwira byose nzabikora umwana w'umukobwa ahita ngura tumva rero reka nkubwire twebwe ukwezi gushize tubitse 5,000 dufite ahantu tubijyana tukabishyira kuri konti bari abakobwa bageze kuri 30 ayo mafaranga buri kwezi twese turaverisa urabyemera uragema ntiyaya ayo ngayo ni make kuri iki urubyo kintu nagicikwa hanyuma ninde tuyaverisa ati we tuzakwereka umuntu atari koreka tugurikira amafaranga maze iyo tumaze kuverisa ya mafaranga tugira inshuti zo mu ma weekend zo gusohoka ko ntangiye kugira ubwoba Kristi uribuka ko tuganira mbere nakubwiye ngo ngiye natangiye gusohoka njyana na marume n'abana be naho nabibonye ntari bize batubwo rero ari amafaranga tuba tuyabikiye kudukiza ibyago tuzahura nabyo ntimwasohotse ntimunasohotse sahura n'ibihe byago kwishyura agafagitire se cyagutega mbese ubwo n'ibyo fagitire se nabyumvaga cyane ko byese nigeze nyishyura
nabonaga njya nkanywa nkitahira ariko ubwo abyari kugira ngo iyo ntera nkayinjiramo ariko kujya gusohoka byo ntibyari kunkundira ahita ambwira tumva rero uburyo dusohokamo nimuragera mugafata ahantu mukakodesha mukicara mukarya mukanywa hanyuma mukicara mugataha hatumviye hari ubundi waturutse naturutse mu mutara kuko wagaruye ubwenge ukava mu bujiji ngabane mumbwira bati twe turasohoka duha dufite abahungu bacu b'inshuti zacu tugasohoka umva umukobwa unyumva niwe mutera ipfunwe kuko nawe navuze izina kandi bari benshi twamara gusohoka urumva yasohokanye na sheri ntutaha hagiye ngombwa ukarara iyo ari muri kuwa gatandatu ushobora kurara n'iminsi 2 hanyuma ukazataha kuwa mbere yego bana yanjye ntugataha mu rugo rwande ntukabwira iwanyu ko wari uri atumva cye igishusho cy'umukobwa atako wowe turaje tukujijura atubwo rero turashaka kubwira ahari amafaranga ajya ati ushobora kuva hari ahantu bahuye n'ibibazo ati hari utuntu hundi abantu bambara bakikingira gutwita hanyuma iyo ukambaye ntusama atariko ari inshuti zacu iyo mumaranye iminsi atemera kukambara mukaryamana ntako yambaye atubwo rero iyo atakambaye uhituza hari ikibazo wahuye nacyo ushobora kusama yego iyo usamye rero feri ya mbere urazuka tubwira komite igaterana tukajya gukura ya mafaranga kuri konte tukaguka agenda ukagira ibyo wikemuza ambega groupe ndavuga nti mbese burya niyo ahitamo batuma bwabo ngiye sinsohoka icyo nicyo cyambe nta muhungu w'inshuti sohokana nawe ngira ye niyo sose nisohokana n'amarume n'abana ntiyo byo gusohokana n'abahungu yanjye nzajya nyafata ndabona ngiye nine mushaka mu nkuremo nikari nikitse niba mushaka ko nabatera inkunga mwayabuze wenda hari utwo nabanye duke nkaba ariko giye ntago ndimo cyo gusohoka kujya kuri amgozo cyambere cyo sinatinda no gutaha sinanabishobora n'ibintu nigeze nkora mu buzima batakundi ikigo nimwakizanaga hagati muri twebwe mushaka iki ntuye ariko ni muumure nawe nzamenera ibanga ariko bihangare n'ubundi ntago ndimenye nzabigumisha ku mutima nukomereza ibyanyu ariko jewe ni munyihorere yego batigendera waki cucu atucyokorera ikidabagize n'ubuze kimwe ndaseka ndikomereza ndigendera ariko ntimuzange kunsuhuza ntimuzange ko tuganira gusobana n'ibyo gahunda tutagiyemo ariko tuzakomeze duhure tuganire yego bati turakuretse no kuri turakubabariye mbayeho gutyo rero tubayeho gutyo tukaganira bakambwira amakuru ariko hakabiba amabanga yabo ntashobora kwinjiramo kuko utigeze hari aho ntabashije kugera bigatuma nanjye ntabisanzuramo cyane kuko bamaze kubona ko tudahuje mbayeho muri biro rero dukomeje akazi dukomeje kujya dukorera mu matere tukagaruka biza kugeraho nza gukundana n'umukobwa wari umudamu wari umusekreteri wa marume arankunda cyane arankunda mbese anyiyumvamo hahandi hajyaga yicara akanganira n'iby'urugo nanjye akabyo nifuza kumwibariza yari yayimaze kunyiyumvamo bishoboka ikimbabaza cyane Imana ihumugisha abana be basigaye kuko yarapfuye akanganirira ageza akajyangana n'ibyo mu rugo akangana n'ibyo mu rugo nuko abantu babaye bashaka ibyo bibazo hora nabyo nkajya mbese nanjye ntangira kumwisanzuramo naho andiho nkamaneko Imana imubabarire namubabariye nta kibazo kirekire mufiteho nta n'ikibi namukorera nta n'icyo nakorera abana be yasize buriya niko byari urwandiko birangira rero afite umuntu wamutumye kuneka ariko akaba nawe yari entrepreneur nka marume sasa azashaka biro muri Majerwa ngo ati biro za entrepreneur ziri hariya kiretse uri amugabo ari wakwemereye ushyiramo triplex mukagabanamo kabiri hanyuma ukagira biro hepfo undi akagira biro mukajya muhurira mu muryango bijye bibaho mu mabiro araza muga ati amafaranga wishyura ko namenye tuyagabanye cyase wenda nashaka agiye nkarenzaho kuko niwe wamaze gufata ifatabuguza ati hanyuma ariko kambabara nanjye urabizi ndubaka twari byo duhuriramo hari ikibazo nagira undi aramureba atisha atuzazo hafate arazana triplex barubaka nari mari ndi muriro ntago nari nsobanukiye ibyo ari byo ariko ura mu secretary we yarazi gahunda
umugabo araza arubakisha ararangiza asigazamo biro ye azanamo ibikoresho azanamo buri kintu n'ibyamarume hari aho nabaga nicariye umugabo akaza kubaka umugabo akazakora ibintu byose biza kuba ngombwa nagaruka atangira kuziyaza yicara muri biro ye arareba uko dukora arareba uko nkora arareba uko njye ku mashansi arareba uko njye kugira gute ukiyicana n'amaramata ariko buriya kiriya gikorwa cyishywa cyawe ko mbona ari umukobwa mwiza utuje utadutesha umutwe ko mbona atarirwa yirukanka ngaho hose ngo ari umuntu w'icyasame n'iki kureba nta secrétaire mfite ndandikisha cyangwa bakaza bakanyandikira no bankora amapura baraza bakagenda wanyemeye nawe nkamuhereza nanjye konte nkajya wenda nushaka umwire nzagiye mwishyura najya ngira ku mashansiye anyishyurira abakozi tumukoresha umwe twese ko mbona ari umuntu wo kwizerwa marama ramureba ati uyu mwana namuzanye nk'umwishywa wanjye nshaka gufatanya nawe ntabwo namuzanye nk'umuntu wo kuzana ngo umuntu wese amukoresha uko yishakiye ariko tubona ko ndi umugabo mukuru turangana ariko uyu mwana hari abantu bari hanze mu bandi badashoboka naragerageje gushaka umuntu nakwizera ndamubura ntago bigoye imodoka imutwara tuzage tuyishaka wenda nanjye azajya atwara yanjye cyangwa se dufata imodoka yemeje iyo modoka ahashaka hose ijya imujyana ariko naye hari icyo nzajya nkora ariko najya azajya barujya kumpembera abakozi ku mashansi ubwo bahuriraga no mu kabari bagasangira abagiraga gute n'abantu b'abagabo bakabivugira hirya iyo nuko arangije ngo ati nta kibazo ndakwemera ajye kuguhembera ku mashansi ariko utazamufata uko wiboneye ngo umumenyere atoye nabitewe nuko namwizeye atutashye ngo ati rero cyeza uriya mugabo twahaye umuryango hariya yambwiye ngo uburyo abakozi bagukunda ku mashansi n'uburyo ukoramo n'uburyo abantu bahorangije akazi wongera bakagaruka kubera wowe yakunsabye ngo nawe ujye umugira ku mashansi ye umwishyurire abakozi ndavuga nte ati none se uko nsajye ngenda gute atazajya kurotije amafaranga cyangwa ugenda wirotirire ati yambwiye ko akwizeye nta kibazo agufiteho hanyuma nawe ujye umufasha muri kariya kazi ati okay nta kibazo urabyemeye se wowe koko yari umugabo wubatse urabyemera wowe koko anko nta kibazo ati nukuri nta kibazo ntarubura ko azampa imodoka yese ntituzamera nk'aba mushoferi atoyoza guma mu yanjye azajya yishyura yego ati kandi icyo kugena azajya mbaza yego umugabo nawe agenda nkarotira amafaranga nkajya ku mashansi nkamuhembera ariko nkanabikunda kara kazi karandyoheye cyane kuko nagiragayo nkagira abantu siga nkabona ko hari abantu banezerewe nkumva biranshimishije byari bikiri mu muhamaga mana ubanza hari ikintu ushaka gukora kuri jewe nuko naho nkagenda nkajyamo ho ngaho nkabahemba nkagaruka kwa marame nkabahemba gihe kikagira bati turebe amafaranga yakoze turebe uko twakoze bakanabyigira abantu baze kumbaza sikizo uramubaza iki nta n'impamvu ubwo turi amafaranga rero turiwe turebe duhize ibintu nk'ibyo kuko bumva ko nta kibazo cyo ku mafaranga y'abantu baga mfite nanga nakora birarangira bimaze kurangira umudamu arankunda cyane najya gutaha ntangira kumwumva mwagura imodoka ngo uretse tumutware nzana kumenya ko duturanye rero yatahaga isamuduha yego tukamanuka tukamikeza mu rugo imodoka ikankomezanya nanjye ngataha mu gitondo nazanaga na marume imodoka yanyuraga nta akenshi natahanaga na marume bambe nabyukanaga na marume nkatahana n'umushoferi bukeye uriya mudamu arambwira ati reka icyeza wazansuye buri munsi ntituzi wawe tukuzanye ati ko wansuye no mu rugo tukaganira ati kundi wowe ati mbundi tukomba mbona abantu bambwira ngo barashaka umugeni nego ko mana nubwo ni bande urumva twaraganiriye nta kintu atarazi muri jewe kaganiriye utuntu twinshi nkurikije uburyo nawe yanyiyumvisha makanganira ibintu byose by'urugo rwe nanjye muganira byose byanjye yego ariko sinamenye amarongo y'abakobwa banje yego aranga ati noneho rero ati nyemerera nzagushyingira ntoya cyane ntabwo cyo gushyingirwa cyane kiragira kandi muri maramwenga azanyishakirira ati kuri gijuju ati yikora bene uzagushakira umugabo nibura niba bizanabaho bizaba ariko reka kuvuga ngo urashakira umugabo niba woroheje naho hari ibyo arimo Satani aracyankurikiye arimo ararwana n'akagatimba arimo ararwana n'ikanzu yanjye arangije arambwira ati reka nkubwire ati byihoreye nyukura mbene bari uzagushyingira atari kurabeshyira gusa turaboneza tuzaguterura ntikukumana ni Kigali se baraterura no guterura bije Kigali ntikuko ni Kigali baraterura
ngo twakujyana hano tukagukingirana ntigewe ati ntibakabafunga n'urufunguzo bakarujugunya. Araseka yenda gupfa. Bukeye yumvikana we araza abwira marume ati uyu munsi ndataha ntinze ariko wambari Ikeza akampa lift. Ngo Ikeza arasigara we nyiri imodoka. Ati ntabwo hari lift se ubwo niba utawutinze uramucyura sangaye. Afazari bamucyure noneho wowe baze bagufati. Ati waretse tukajyana se kari umwana tugiye kureba tugiye gushyingira ni murumuna wanjye hanyuma ko nashaka gusimbukirayo nkagira utwo mushyira azajyana mu birongoranwa. Ati bunjye n'Ikeza karaba na mugenzi ko dushaka kuzamugusa bakamukora kuri table d'honneur. Ati urumva ubungu byo bizagutwara iki? Ati Ikeza uzagona umushyize mu nzu uzamubuza no kujya muri bagenzi be. Yego. Arimo araseka arambwira ati mugende. Yego. Ati mujyana. Turagenda tugiye ku Ruyenzi. Ni uwo mukobwa yashyingiwe. Simuvuga mu izina ko wariyumva. Tugenda tugiye ku Ruyenzi, tugezeyo nsanga naho hari abantu bateguye ibyo turi burye. Ntabwo tugiye kuri uwo mukobwa washyingiwe. Gusa nawe gahunda yari ihari. Dusanga hari abantu baduteguriye baratugaburira bokesheje inkoko, botsa n'amafi. Icyo gihe batuzanira na divayi. Bakangura bati yitwa Vendomese akani nakave gatukura. Urumva bati wowe uranywa ikintu kari kagetse nk'inzoga. Ni nkora gafanta. Ni nkora fanta. Mati akakave nuko gasa nk'amazi kakanga nakaba padiri. Akakave kumweru ubundi bakita Vendomese n'akantu k'inkwerwa bura kuri alitaye ni kaba padiri bamwe. Soma hariko wumvi. We wasomye kumva we yari inzoga. Nasoma nkumva anoya najya gusoma anoya nako inzoga yewe bati wakwisomeye hariko. Noneho akomeza antesha umutwe ndavuga ariko se akantu kamwibwa n'abapadiri. Numva kararyoshye ariko numva kabaye nk'agacyayi mu kuntu. Kandi ko numva gasa nka karimo inzoga. Atuye ariko urantacyo atkusomye sari cyumvishije ntumvisha akantu icyo kora kararyoshye. Uwo umugabo barakumati noneho nkugurira icupa iryo kujyana he. Ntabwo ni mu fanta cyangwa unsukiremo fanta mwiremo. Yego. Ndabwo ntaguruka atka tujye ku mugeni. Tugiye ku mugeni. Tugeze ku mugeni sanga hicaye wa mugabo uri mu biro. Wo mu biro. Sobuja. Nawe ni sobuja kuko agutuma. Musanzeyo sanga rwose yicayeho hiti amaparufe yitunganyije yicaye n'ubwo mugeni ariko bigaragara ko gahunda yo kuza kwangira yarayitegereje hari ahantu. Aravuga ati urabizi rwose ujye ko twaturutse hamwe nanjye naje hano kugira ibyo nkora